duherukana ubwo Julie amaze kuvuga yuko atwite kandi ndatwite ari ya Sano. Ubwo bose barumiye maze batungurwa no kumva nakibuka itariki byabereyeho. Sano kandi amera nk'umuntu utunguye cyane maze kandi ahita turika araseka. Sano ati ariko ubundi Julie, niba wabeshya abatari bahari icyo gihe nanjye kuko urumva wambeshya. Uwo munsi nanjye ndawibuka rwose, nibyo twari turi kumwe mu rugo ariko ntabwo nigeze ndyamana nawe. Julie ati ntabwo nakwizera ko n'ubu ngubu ukirimo kubihakana. Sano, umuntu w'umugabo koko? Sano ati ntushake kundakaza wa mukobwa we, unywa inzoga sinasangiye nawe, rero ntuze kuntsindiraho kuko ndagusora hano nabi. Julie ati reka ntago ndahava. Rinka yitabaza ati se Julie, we kuki uvuze ko utwite baramaze kubana? Julie ati ntabwo nabimenye, nakomaze iminsi nshaka nyine kubimubwira ariko uyu mugore we akamvangira nkaho yumvaga nyine ko yamutsindiye burundu byarangiye. Hama hamwe madame, naje ngo turubanemo. Iriza ati ariko ubundi kuki ukunda kunshotora? Nuko uri kundeba nakureba? Ninde akubwiye ko njye nabana nawe se mu nzi imwe? Ubu watekereje wumva barakwanze, wumva nta kindi kintu ugomba gukora uretse kuza kudutesha umutwe nta n'isoni, wikorera ibyawe byose nguje kuba mu rugo rwa Sano na Iriza. Niba kunkurire hano se nyine bakuvana ahangaha. Sano ati Julie vanga ugende. Julie ati ariko muri abasazi, njye ntabwo ndagenda keretse ubuyobozi nibuza akaba ari bwo buhankura. Mfite uburenganzira bwo kuba hano kubera yuko wanteye inda. Sano ati ariko ubundi ubwo uri kumva ibintu urimo kuvuga koko Julie, cyangwa ushaka kumvugisha amangambure? Ngiye ko nigeze ndyamana nawe, ibyinda naguteye uri kubikura hehe? Julie ati ubihakane cyangwa ubyemere warayinteye, ndabizi uranyanga. Bwese atangira kwiriza maze ati n'abandi bose baranyanga, nta numwe wakwishimira umwana wanjye nawe, ariko njye ndamukunda kandi nzanamubyara. Uko wamwihakana kose ntibikuraho ko ari umwana wawe, kandi ikibabaje ni ukuntu twaryamanye wishimye ariko ubu ngubu ukaba uri kunyihakana. Yagasana ubwo Sano atari uyu mukobwa haragira ngo mukubitire hanora? Ubwonko bwawe bwaribagiwe cyangwa? Njye ntabwo rwose nigeze ndyamana nawe. Tekereza neza mu wanciyeho inyuma urebe niba harimo se w'uwo mwana utwite. Kwanza nubwo nkeneye gukomeza kukubona ahangaha soko mvire mu nzu. Sano bwahita mukurura ahita ajugunya hanze nk'agafuka k'ibishingwe. Julie bwahita turika akarira maze ati Sano wandetse, njye ntabwo nshaka kuva hano rwose kubera yuko niwe wanteye inda. Sano ati naguteye inda se njyewe nteriza umwuka wera? Ubwo arongera akamufata maze akamujugunya hanze, afata n'ibyo yari yazanye byose maze ahita ajugunya hanze ahita afunga. Sano ati uriya mukobwa ntimugatume yinjira hano. Iriza ati hanyuma se ko umwihakanye nibwo ubaye umugabo? Sano ati ushaka se ko nemera inda namuteye? Iriza ati hanyuma se aje ahangaha atabizi? Sano ati byashoboka nyine ko yagize ikibazo kuko ngiye sinigeze rwose ndyamana nawe. Iriza ati ntimukishimishe ku bantu ngo nimurangiza mu bihakane. Urabona se uriya mukobwa arinjije yo kuba yavuga ngo mwararyamanye kandi atari byo? Wenda nyine kuza hano ntabwo byari byo, ariko nawe nyine kumwihakana ntabwo ari byo pe. Sano ati mbabarira iri, ntuneshe umutwe, nkeneye kwigira mu kazi meze neza. Sano ahita yinjira mu nzu. Ubwo Rinka asigara abwira Iriza ati ariko njyewe ndumva rwose mbuze icyo mvuga. Umuntu yakwibeshya kubo baryamanyira, ariko nanone Sano ntago ajya abeshya. Reka njye kwitegura nigire mu kazi. Rinka ahita agenda maze Iriza ati sinari nzi yuko abagabo mbwa rwose bakibaho. Mika ati reka tubanze twicare. Ubwo yahise amwicaza maze nawe aricara nuko aramubwira ati bino bintu rwose bibaye mbuze ikintu nabivugaho. Bose ndizera iki ndeka iki? Iriza ati njye nabyitegereje mbona Julie ari mukuri. Wenda nyine wakibeshya ukayoberwa se w'umwana utwite, ariko ntabwo ushobora kuvuga ngo uyu muntu twararyamanye ubizi neza yuko mutaryamanye. Mika ati none se kuki Sano ari kubihakana? Iriza ati nyine ashaka gukomeza kwigira umwere, yigaragaza nyine nk'umutagatifu kandi twabimenye. Ese ubundi kubera iki babikoze? Bagiye kubyarana disi. Mika ati ko wagira ngo se urababaye. Iriza ati ariko Sano n'umugabo wanjye Mika,
none agiye kubyarana n'akandi gakobwa. Muzwe n'iki se kubabara? Mika ati ni umugabo wawe yego ariko ntabwo mukundana. Bivuze ngo niba koko nyine ibyo Jura arimo kuvuga ari byo, ubwo nimumara guhana divorce niwe bazahita babana kugira ngo nyine barere uwo mwana babyaranye. Iriza ati yo divorce ngenda yanzi, ntabwo nabyemera ko Sano abana na Juri. Bazabyarane rwose kubera ko n'ubundi aratwite, ariko ntabwo rwose bagomba kubana. Mika ati ko nta kindi kizabara. Sano nk'umuntu w'umugabo nyine utekereza neza, utashimishwa no kubona umwana we akura atabanye n'ababyeyi bombi, azemera maze abane na Juri kugira ngo nyine umwana wabo akure babana, kandi byizera azabikora. Nyagasani Iriza ati ibyo bintu ngiye ntabwo nshaka kubyumva rwose Mika. Uriya mwana Jura twite ntabwo ari uwa Sano. Hagati tugarutse kuri Sano ubwo ari muri dushe naho Rinka ari hanze yayo, abarimo amubwira ati Sano nshaka yuko unsobanurira. Sano ati ntacyo ufite rwose cyo kuba nabigusobanuriraho Rinka. Ndakeye kuri ya mukobwa yaribeshye agatekereza ibindi bintu, akaba ariyo mpamvu nyine ari kumva yuko ari njye wamuteye inda. Rinka ati none se ubundi nyine byagenze gute? Sano ati seri wambabariye koko mwisoreza kwikarabira ko ngiye mu kazi. Rinka ati we karaba nyine unambwira uko byagenze, ergo namenye ko nihagira abandi bantu nyine babimenya biraza kuba ikibazo. Sano ati abandi bande se? Nge nta kibazo rwose mbifiteho, icyambere nuko inda atari yanjye. Nta na rimwe rwose mu buzima bwanjye nigeze nifuza kubyara mu gasozi, ni nayo mpamvu nyine nagiye mbyirinda, kandi uriya mukobwa yari yaragerageje kungusha mu mitego myinshi ariko ngenda nyisimbuka. Rinka ati none se azi yuko byabaye? Nge sinzi impamvu nyine azi yuko byabaye, kandi weho uvuga yuko bitabaye, ubwo sindamenya mfata uruhe ruhande. Sano ati ese uretse kujya kure ugira ngo nibyabaye ubwo naguhamagaraga ari nijoro nkubwira ngo uzumfashe? Rinka ati cyagiye se ubwo nazaga aryamye hasi mu cyumba cyawe tukamushyira ku buriri. Sano ati yego nyine n'uriya munsi, kandi niba ubyibuka neza ni wewe wamuraye iruhande, njyewe naraye ndi mu kazi kuko bwari buke n'ubundi njye imbere y'urukiko n'umukiriya. Rinka ati ndabyibutse koko di, none se kubera iki yatekereje ko hari icyabaye urya munsi? Sano ati nanjye simbizi pe, ariko buriya ni ubucucu yifitemo, nashyira ubwenge ku gihe araza kubyibuka neza. Rinka ati ariko nyine nanone ashobora kuba atabyibuka nyine umuntu atamwibukije, kuko bisa nkaho n'ubundi atigeze amenya ukuntu byagenze habe na gato. Sano ati mwihorera akomeza arindagira, ahubwo se Iriza yakomeje kurakara cyangwa? Rinka ubwo aramusubiza ati umugore wawe ko ari intama y'Imana Sera yaba arakazwa n'iki? Wagira ngo nta n'ikintu rwose bimubwiye, gusa nyine umuvugishe bitaza kumubabaza ugasanga nyine biteje ikibazo gikomeye. Sano ati ntugire ikibazo ndaza kubikurikirana. Ubwo haciye umwanya twagarutse kuri Sano ari mu cyumba ari kwitegura kujya mu kazi yambaye neza, aba ari kwireba muri miruwari nuko afata karuvati arambara, gusa ariko nyine gufunga karuvati biramunanira. Ahita yivugisha ati ntumbwire ko gufunga kino kintu byongeye bikananira. Ubu ngubu kweri ngiye kwicara ndebe kuri internet ukuntu babikora cyangwa ngende ntayambaye. Ubwo akivugisha gutyo Iriza ahita yinjira gake yamaze ati ko wivugisha nta mahoro, nizere ko ntayobye ari hano numvise urimo kuvugira. Sano ati ntukayobe rwose mugore mwiza. Iriza ati umugore niwe mugiye kubyarana. Sano ati kubw'amahirwe ntawe twenda kubyarana. Iriza ati se uriye ko nakugeraho nshaka kukwegera? Sano ati rega ntukwivuna ushaka kunyegera, byo mbwira ngenze nkwegere. Aramwegera maze aramubaza ati nese Iriza hari icyo ushaka kumbwira? Iriza ati oya, numvaga wivugisha ngo hari ibyakunaniye gufunga ugiye kubireba kuri interinete,
none nyine narinje kugufasha. Ubwo amukoraho maze afata karuvati arayimufungira neza, aramubwira ati nizere yuko ngerageje. Sano ubwo arireba muri miruwari maze ati ese ubundi ubikora gute? Ni gute ushobora gukora ikintu kandi utari kukireba? Ngiye ureba n'amaso abiri byananiye. Iriza ati rega biba bindimo ntabwo mbishakisha. Sano ati uyu munsi ntabwo usanzwe pe. Nambaye karuvati nafungiwe n'umugore. Ariko byari na ngombwa kubera yuko nari mfite n'abantu benshi tugiye guhura. Ndimo kwihuta, ahubwo reka ngende turaza gusubira. Ubwo agiye kugenda Iriza ati Sano. Sano aramusubiza ati ndakumva. Iriza ati nyine nagira ngo nkubwire nyine umbabarire kubera yuko ntabwo nzaguha divorce. Sano ati divorce bwoko ki se? Njye se ari divorce nshaka? Iriza ati nyine wenda nukenera kubana na Juri kugira ngo nyine murere umwana wanyu ntabwo nzayiguha pe. Sano araseka ibyo bintu nk'ibyo ngibyo kuko bikuye hehe? Ntabwo umwana Juri atwita ari uwanjye, ariko yese utekereza kugeza no muri za divorce. Kuki watekereje si ibintu nk'ibyo ngibyo? Iriza ati simbizi. Ndakwinyiza rwose mbabarira unsezeranye yuko utazigera uhana nanjye divorce ngo ubane na Juri. Nako nge tuzahana divorce nyine nk'uko twabivuze, ariko nsezeranye ko utazabana na Juri. Sano ati hanyuma se kuki udashaka yuko mbana na Juri? Iriza ati nyine Juri ntago akubereye kuko nyine yarakubabaje, kandi umuntu wakubabaje buriya mbere uba ugomba kumugendera kure kugira ngo atazongera akakubabaza. Sano ati uhangayikishijwe nuko hari umuntu wambabaza? Iriza ati nyine ntago nshaka yuko uzigera ufata undi mwanzuro nk'uwo wafashe wo kutazashaka umugore. Ese ubu nicyo gitekerezo ntikirahinduka? Sano ubwo ntiyamusubiza, ariko kandi mu mutima we atangira kwibaza ati nkubwiye ko cyahindutse se wabikoraho iki? Kuva n'abana na Iriza igitekerezo cyo kuzashaka umugore cyahise kimvamo, kuko namaze kugushaka. Ni nayo mpamvu mba numva rwose ntiteguye ku munsi tuzahaniraho divorce. Iriza ati ese Sano kutavuga se wendi kubaza uracyahagaze ku mwanzuro wo kutazigera ushaka umugore? Sano ati se ubundi kuki udatekereza neza iri? Iriza tushatse kuvuga iki? Sano ati ntago nari kubana nawe iyo mba nyihagaze kuri uwo mwanzuro, nari kuba nyine nyitwa umusore, kandi ubu ngubu nitwa umugabo. Iriza ati ariko tuzahana divorce? Sano ati niko ubishaka se? Iriza ati niko twabyumvikanyeho nyine. Sano ati ndimo ndakubaza wowe icyo ushaka. Iriza ati wenda icyo nshaka si cyo wewe ushaka. Sano ati ibisubizo uri kuma nawe rero ndumva bidashyitse, reka nigire mu kazi ubwo nyine turasubira. Iriza ati ariko rero ntabwo wambwiye. Sano ati niki se kandi ntakubwiye? Musezeranije ko nazigira mbana na Juri rwose uko byagenda kose. Ibyo ngibyo ubifate nk'ukuri. Ubu ngubu uratuje noneho? Iriza ati cyane rwose, ariko ndumva nshobora kuza kuba ndi bugukumbure. Ubwo amukoraho maze ati ko numva se nta muriro ufite, biri gupfira hehe mugore mwiza? Ubwo ahita amuterura maze ati nibiro ndumva bitagabanutse, ariko ibintu urimo kuvuga ntabwo rwose byakabaye bivuga nawe nzi pe, wagira ngo baguhinduye. Ariko nyine nanone rwose ndabona ari wewe. Iriza ati ese gukumbura umuntu si ibintu nyine bisanzwe? Sano ati cyane rwose, noneho umugore nyine n'umugabo biba byumvikana. Iriza ati ariko hari ikintu nifuza kukubwira. Sano ati ubu ngubu ngiye kwirirwa mu kazi ndimo gutekereza ikintu ushaka kumbwira koko? Ndi butahe kare basi, reka ngende, ariko nyine nawe uzirikane nyine ibyo twavuganye nijoro. Nta Lucas nshaka, nta na Juri nawe ushaka mu buzima bwacu, sibyo? Iriza ati yego. Sano ati okay bye. Ugahitamo akabizi uko kwitama maze ahita agenda. Iriza ugasigara yikoraho yisetsa ati aransomye. Sano aransomye. Ubu se ndabibwira ndewe, iyi nkuru ndayibwira ndi? Nimbibwira Mika ntago arabyemera, ariko ntacyo reka njye gupfa kubimubwira. Ubwo ako kanya Iriza yasohotse mu nzu ubona yuko yishimye. Hagati aho tugarutse kuri Juri,
Yasubiye iwabo maze asanga papa we na papa Sano bari bamutegereje. Ubwo yinjira mu nzu atavuze, asubiza ibye ku murongo, ari nako kandi abandi bamureba. Papa Jura ati Juri mwana wanjye kutavuga byagenze gute? Jura ati ntacyo kuvuga mfite papa. Papa Jura aramubaza ati none se mu by'ukuri wari wazindukiye he n'ibyawe byose kugarutse wanababaye? Jura ati narindi kugerageza nyine gushaka igisubizo cy'ikibazo cyanjye kuko mwebwe mwaranereranye, ariko si uwo nsanze nawe hariya ni nkamwe mwese, nako we ni mubi kubarenza. Papa Jura ati byagenze gute se? Papa Sano ubwo nawe aramubwira ati Juri tubwira ikibazo gihari, ni ikihe ngo tugufashe? Jura ati ntago nshaka kubyara ndi hano mu rugo, naringiye mu rugo rwa Sano ariko nsohoye nabi anjugunya hanze, yongeraho ko atigeze naryamana nanjye usibye no kuntera inda. Papa Sano ati ariko se ubundi ntago twakubuje kugenda hari ukabivuga tutabikwemereye? Ejo bundi mwagiye guhura sinongeye kukwihanangiriza. Papa Jura ati none se ubundi Juri urabizi neza yuko Sano ari we muntu waguteye inda cyangwa nyine wapfuye gutomboza kubera yuko ari ukunda? Jura ati ariko se papa niyo naba ndinjije, urabona kuko nayoberwa umuntu wanteye inda? Kuba yayihakana si ikibazo kuko n'ubundi si we wa mbere waba ateye inda nyine akayihakana, ariko yifate anavuge ngo ntabwo twigeze turyamana. Papa Jura ati ko nzi yuko Sano se atari umuntu wo gukora ibintu nk'ibyo ngibyo, ubwo nimwigeze muryamana nyine uko nguko niko kuri byanga bikunda Sano ntabwo yabeshya. Jura ati ngo iki papa? Njye ndimo ndakubwira ibyabaye ndanatwite urabizi, ariko urimo kwizera ibinyoma by'umugabo udashaka yuko umugore we arakara. Ariko ubundi kuki mwese nta n'umwe unyitayeho? N'ubundi nakoze ikosa rwose byo kubabwira ko nwite, nari kugenda nkayikuramo gusa nimugire ikibazo, nibyo n'ubundi ngiye gukora kano kanya. Nyagasani Papa Sano ati ngo ugiye kugira ute? Jura ati ngiye gukuramo iyi nda, uwayineye nagashaka umwana, nawe ubwawe sekuru ntabwo umushaka, noneho mama Sano we yarambwiye ngo nyikuremo hakiri kare, none se irakomeza kumvunira iki nyitwita? Ngiye gushaka ukuntu nyikuramo. Papa Sano ati buretse gato, kuba nyine bimeze gutyo ntabwo bisobanuye ko wica uwo mwana, hari icyo nshaka yuko ahubwo unkorera. Papa Jura ati reka nizere ko basi atari ibijyanye na mama Sano. Papa Sano ati uko ubizi se nyine hari ibindi bibazo ngira usibye mama Sano, nibyo kandi nta yindi mahitamo mfite uretse kwifashisha umukobwa wawe Juri. Ubwo Jura abaza Papa Sano ati hanyuma se ibintu ushaka kunkoreshamo birimo mama Sano ni ibiki? Sinshaka rwose kugira ahantu murira n'uriya mugore kubera ko n'ubundi ntabwo ankunda, aranyanga, niyo mbonanye n'umukobwa we yanise abandeba nabi. Papa Sano ati uriya mwihorera ahubwo mbwira, urabizi neza yuko uwo mwana ko kutwite ari uwa Sano? Jura ati ndabizi rwose 100%. Papa Sano ati ugomba kujya kuba muri ruriya rugo rero, ndabizi bakwirukanye ariko byanga bikunda urajyayo. Nshaka yuko uzajya uba hafi cyane ya Sano na Iriza ukanyumvira ibyo bavuga. Niwumva Iriza agiye kuvuga nyine ibintu bijyanye na mama Sano ujye ushaka ukuntu bavangira. Jura ati simbyumva neza, ibyo se kandi njye mbifitemo izihe nyungu? Ubundi se Iriza yabavuga iki kuri mama Sano ko nkeka yuko nta n'ikintu amuziho, cyangwa najya mbavangira gute? Ubundi se nabavangira bagiye no kuganira mu cyumba cyabo nkabakurikira se? Papa Sano ati ntabwo wabura nyine ikintu ukora ku buryo batazajya banararana. Erega ndabizi nawe ntabwo woroshye Juri, kandi nubikora neza bizanageraho maze Iriza arambirwe kuba mu rugo rurimo n'undi mukobwa utwitiye umugabo we. Aho ngaho rero niho hazahita hafatirwa umwanzuro. Jura ati sha ntabwo ndi kubyumva neza pe, ariko nacyo bipfa ko bari ukuba hafi ya Sano, aho ngo nta kintu bintwaye. None se ndajyayo gute? Papa Sano ati papa wawe nyine arahamagara Sano yarakaye, amubwire ko agomba kukureka nyine kubera yuko yaguteye inda, anamutera ubwoba bwinshi. Papa Jura ati reka ibyo bintu ngiye nabyo nakora. Jura ati papa ugomba kubikora ku bwanjye nyine no kubw'umwana ntwite, byanga bikundura bikora.
Nyagasani Jura ahita agenda, maze papa Jura asigara avuga ati kandi uzapfa nabi wa mugabo we. Ndabona ushaka gusenya urugo rw'umwana wawe hejuru yo guhishira amakosa yawe ngo atamenyekana. Papa Sano ati ntabwo natuma Iriza abwira Sano ibyo uriya mugore yamubwiye. Ari undi muntu nari kumutera ubwoba nyine nkamukanga nkamubuza kuzabivuga. Ariko Iriza ntabwo nabimukorera kubera yuko uriya mukobwa ndamukunda. Sinamutera ubwoba cyangwa se nyine ngo mukange. Rero Juri agomba kuba hafi yabo akajya bavangira. Ubwo nyine nibirangira rusenye nta kundi. Icyambere nuko kuri kwanjye kutagomba kumenyekana. Ahubwo nyine mukanyigiro uhamagara Sano umubwire ibyo tumaze kuvugana. Namenye ko nako bisa kugira inshuti magara. Niwakwiyumvisha ko mba niyumva iyo turi kumwe. Ubwo haciyeho amasaha tugaruka kuri Mika ari kumwe na Iriza baryamye hanze. Baba barimo biyotera akazuba gake gakeya. Ari nako kandi Iriza akomeza kuguma atekereza ukuntu Sano yamusomye kwitama agiye kugenda. Mika ubwo aramubwira ati ariko Iriza urakomeza kwanika ayo menyo yawe kugeza ryari? Iriza ati ndimo gutekereza umugabo wanjye. Kuva twabana n'ubwa mbere numva nishimiye ko tubana. Mika ati kakabizo yaguhaye ubwo niko kari kukoshya. Gusa njyewe narabibonaga rwose ko ibintu byanyu bizagenda neza. Iriza ati nanga iyo utangiye kubigira ibintu birebire. Ariko nanone nyine ndumva rwose nekanye kubera yuko yanyemereye yuko atazigira nyine abana na Juri. Mika ati ese kuzira Juri cyane? Iriza ati uriya mukobwa n'umugome cyane yanaroga. Noneho nanga amagambo yakoma bikagira. Mika ati ariko nta wamurenganya pe. Ku mugabo nka Sano nta mukobwa utasara. Bakiraho telefone yarasurnye maze ati abo ni ba bantu bo mu cyaro bamamagaye ubwo. Arareba maze ati ni mama wawe uguhamagaye mwitabi. Iriza ati zana mwitabi. Aritaba ati ma meze neza. Mwebwe se mumeze muti? Twarabibonye nyine kandi warakoze. Ariko biriya byatsi rwose wamuhaye ntago nabinyweye pe. Nta nubwo byari ngombwa. Oya mama Imana irega nitanga kubyara ntago ari ibyatsi. Umugabo wanjye turakundana ntabwo akeneye ibyatsi mama kugira ngo ankunde. Atankunda rega ntago twakomeza kubana. Ugiye kuza uri mu nzira? Wabibwiye Sano se? Nta kundi nyine ubwo ngwino ndabimubwira atahe kare. Sawa mama. Mika ubwo ahita amubaza ati ngo ngwiki se? Iriza ati ngo ari mu nzira agiye kuza hano. Ngiye rwose abantu bo mu cyaro baranyobeye. Nukuza bitura ku muntu batanamuteguje. Mika ati wamaze nyine kuba uwo mu mujyi usigaye wijujutira abantu bava mu cyaro. Ndakumvise. Iriza ati oya ntago ari ukuba nyine uwo mu mujyi ariko nyine nawe rwose yakabije. Yifasha ava mu rugo atanavuze kugeza nubwo ateze imodoka none nibwo abivuze. Mika ati yego ye. Ariko Iriza uziko nibagiye kukubwira burya umugabo wawe azirana n'ibyatsi. Ngo iyo biri mu nzara arimo bimutera stress ngo nta nubwo mu buzima bwe ajyamo ibintu by'ibyatsi. Iriza ati uziko ariyo mpamvu cyagiye wabizanye yabuze ibitotsi akaza kurara mu cyumba cyanjye. Uzongera gukora biriya bintu wakoze tuzabonana pe. Nta nkundo nkeneye z'indogano umbabarire rwose ntuzongere kuzana biriya bintu by'ibyatsi mu nzu. Bakira ako kanya Lucas yitaza. Mika ati hari umuntu uje kukureba. Iriza ati ndabizi ni Lucas uje kuko ejo nayo nabimubwiye. Ariko nyine kubw'impamvu zo kubana neza n'umugabo wanjye nawe nzongera rwose kujya njyana nawe. Nta n'umubano tugomba kugirana ahubwo umwivugishirize ngewe ubu ngubu nasinziriye. Lucas ati mwaramutse. Arabasuhuza maze ati ndabona mwaje ku kazuba. Mika ati twumvaga dushaka nyine akazuba nuko byarangiye tubisinziriyemo. Lucas ati Iriza niyisinzirire wabona banafite stress kuko ndabizi kubana na Sano biramugora cyane. Mika ati bimugora se gute? Maze uko umureba uko nguko yasinziriye kubera kumukumbura
Lucas ubwagwa mu kantu maze ati ngwiki Iriza kumbura Sano se. Mika ati ese ubundi ubaheruka ryari we? Menya ubaheruka bakiri abanzi kandi ubu ngubu ni abakunzi. Lucas ati ngwiki abakunzi gute se? Mbaheruka ejo Sano atwara Iriza atabishaka, ariko Iriza arambwira ngo nyine nzaze kumureba, niyo mpamvu nanjye narinje. Ariko wewe urimo kubivuga nyine nkaho bakundanye simbimenye. Mika ati niba ubaheruka ejo rero umenye ngo bakundanye kare kare mu gitondo. Ubu ngubu barakundana biriseriye, ntago ari bya bintu byo gutongana bagakundana abantu babareba. Ahubwo nkugiriye inama wareka umugore w'abandi kubera yuko umwavoka azagufungisha. Lucas ati sha urumva nyine ntabwo ibyo gukundana nyine nari mbizi, ariko nyine niba ari byo ni byiza cyane, ahubwo reka ngende. Ubwo rero Iriza nakanguka umubwire ko naje kumureba ariko kandi nzagaruka. Mika ati oya ntuzagaruke rwose, ntabwo ari ngombwa, ntuzivune rwose ugaruka kuko umugabo wazajya mutembereza kandi rwose mwari mukoze. Lucas atoke sawa mwirirwe neza. Ubwo umusore aragenda maze Iriza ati ibintu byo gukundana se bivuye he kandi wowe? Mika ati nyine nagira ngo nkore uko nshoboye kose ntazongere kuza kukureba kandi nyine ndabizi ntabwo azagaruka. Iriza ati Jenny kumburiye umugabo wanjye. Mika ati umugabo wawe se kandi wuhe? Iriza ati Sano, hari undi mugabo suzi ngengira. Mika atari kubundi iri ko mbona watunaye cyane. Iriza ati namaze, none sina nubwo nemerewe kumukumburara cyangwa kumukumbura n'icyaha ngo mbimenye. Ndamukumbuye nshaka yuko aza tukaba turi kumwe. Mika ati aha ubuzwe nane se we ko umufite? Ngoma hano mu bihe bikomeye wowe wanyeretse ubushuti budafite uburyarya wankunze naho ntayandi mahitamo ufite none. Tugarutse kandi ubwo ku rundi ruhande Mama Sano aba ari mu rugo yicaye hanze ubona yuko rwose ari kure cyane mu bitekerezo. Nuko umukobwa we Yanise araza ahita asohoka ati mama hari ibyo ngiyemo rero nshobora no kuza bwije, ariko natetse ubwo nugira ikindi kintu ukenera uze kumpamagara. Mama Sano tugiye se mwana wa? Yanise ati simbizi. Yanise ati simbizi nyine ngiye gushaka abashuti banjye nsura, wanabona nyine tureta tujya no muri club kubyina tukaba twaza no kwirariramo nyine tugataha buri gucya. Mama Sano ati ngwiki ibyo ntago wabireka se ukazabikora undi munsi? Yanise ati kubera iki se mama, hari icyo ukeneye ko ngufasha? Mama Sano ati yego. Yanise atoke nta kibazo, n'ubundi nuko numvaga nyine kuguma anga nyine byandambiye, naho ubundi na Juri sinzi binahugiyemo ntago ari kunyitaba. Mama Sano ati ntukavuga uwo mukobwa rwose turi kumwe ngo ni Juri, nuzajya wumva ushaka kumuvuga ujye ujya kure yanjye aho nakumva, ubundi umuvuge nta kibazo ubone kugaruka. Yanise ati se ma Juri uzamwanga kugeza ryari? Mama Sano ati kugeza uyu mubiri wanjye nambaye ushyizwe mu isanduku ukarenzwaho itaka. Kariya kantu kambabarije umwana ariko gashaka no kumusenyera urugo, gateka imitwe ngo karatwite ngo yagateye inda. Yanise ati ariko aratwite bya nyabyo mama. Mama Sano ati niba twite se ibyo bisobanuye ko ari umwana wanjye wayimuteye? Ibyo mwavugaga se ntago nabyumvaga cya gihe muvugamo ngo ba Keri n'abande bose baryamanye nawe, ariko muri abo bose ahitamo umwana wanjye Sano kubera yuko azi yuko yitonda akaba namukunda. Ni gute yavuga yuko Sano ari wese w'urwo rwana rw'urunagazi kandi yani mbona ari wowe umwoshya? Yanise ati ngenda arengana pe, naramubwiye yanga kunyumva, ntako nagize ngo byibura atazatesha umutwe Sano, ariko ntago yabitinyuka. Mama Sano ati se ubundi wowe ubuzwa n'iki gukunda umugore wa musaza wawe? Yanise ati uwe mugore se kandi wa musaza wanjye? Mama Sano ati hanyuma se musaza wawe agira abagore bangahe? Yanise ati none se kumukunda hari ubwo ari itegeko? Hari ukuntu nyine ubona umuntu ukumva amaraso yanyu ntago ari gukorana pe, ariko nabirenze ntabwo mwanga kuko nta n'ikintu rwose ngiye byamarira ndamutse mwanze. Ariko nyine nanone mama uriya si umugore wari ukwiranye na musaza wanjye.
Mama Sano ati yarakwiranye se na Juri, umukobwa utazi gukora ikintu na kimwe. Ibaza ariko umukobwa utasiga mu rugo gusange hameze nk'ahantu hasigaye umuntu. Umukobwa wo kujya mu tubari n'amaklabu, ubwo sura yakonsa umwana koko cyangwa yajya gura amata ubundi akajugunyira umukozi. Yanise ati hanyuma se uriya Sano yashatse azonsa guta atabona? Mama Sano ati honsa se amaso, amashereka aba mu maso ra? Utekereza ko musaza wawe se yakiyitiramo nyine nabi? Ahubwo Imana yarakoze yamukijije kiriya gihomora cy'umukobwa ngo ni Juri. Yanise ataha ibyo nge nta kintu bimbwiye pe. Ese ubundi kutambwiye icyo ushaka yuko ngufasha mama? Mama Sano ati nshaka yuko njyana mu rugo rwa ba Sano aho baba. Yanise ati ngo iki? Urimo gukina ariko mu rugo rwa Sano? Ujyayo se kugira ute? Mama Sano ati wewe unjyaneyo ibindi ubindekere. Yanise ati ariko se mama urumva udashaka kunkoresha amakosa? Sano ntabwo agukunda, nta nubwo aba agukeneye rwose no kukubona, nta nubwo aba ashaka yuko ugera ahantu ari, ariko weho ushaka kujya mu rugo rwabo. Ni ikihe kintu koko ukeneye mama? Mama Sano ati ndashaka kujya kuvugana n'umukazana wanjye Iriza. Yanise ati mana yanjye uriya mugore niwe wakoze ishyano aza hano bwa mbere, none rwose nyumvira. Ubu se koko Sano nagusangayo ndaza kuvuga ngo iki? Cyangwa nagaratu kuriya mugore we? Ubu ngubu koko nagushaka guteranya umugore n'umugabo mama? Mama Sano ati se ubundi uvuga iki wowe? Ntabwo ndimo ndagusaba cyangwa se kukugisha inama, wenda ngo nkeneye ibitekerezo byawe. Icyo nshaka nuko nshaka kujya muri uriya rugo rw'umwana wanjye nkahamenya, nkanavugana n'umugore we kandi tugende hakiri kare, buze kwira kare twavuyeyo Sano ataza kuwansanga. Yanise ati nta kundi nyine itegure tugende niba ari kubishaka. namenye ko nakubiza kugira inshuti magara, ntiwakwiyumvisha ko mba niyumva iyo turi kumwe, uranyibaza inshuti. Hagati ubwo tugarutse kuri Sano ari mu kazi, aba ari kuri telefone ubona ko ari gutongana cyane. Agiye kubona Lucas araje maze aricara aramutegereza. Hashize akanya Sano ava kuri telefone ati Luka wihangane natinze kuri telefone. Lucas ati ni amahoro se ko nabonaga umeze nk'umuntu uri gutongana? Sano ati iyo nangiye kwimerera neza simbura abakozi nyine ba Satani bansura bakanyicira umunsi. Sinumva ikibazo Juri yagize ku buryo avuga ngo ngiye namuteye inda, abizi neza yuko ngiye nawe tutigeze turyamana. None papa waramamagaye anshyiraho iterabwoba ngo umukobwa agomba kuza kuba iwanjye. Sinzi umuntu amubeshye ko ngewe nakinjiza uriya mukobwa we mu rugo rwanjye. Gose yaba hehe? Kuntera ubwoba rwose ntabwo kuri ngewe bijya bikora. Ajye kurega ashaka hose nta kibazo, ariko sinshobora kwemera yuko aza kuba mu rugo rwanjye. Nanahahinguka cyangwa se nkamubona arimo kurunguruka gatoya sha turabonana. Lucas ati yamaye muzi kwa mukobwa ari seriye 1. Ngiye twahuriye mu kabari nyine arabimbwira ngira ngo ni imikino. Naramubwiye ni nyamara ntabwo yigeze uryamana na Sano, ariko mbona umukobwa ntabwo ashaka kubyumva. Sano ati mureke Imana akomeze nyina nsarireho, ndamwereka yuko umugabo ufite umugore nabagihuriye n'umusore. Ngiye nimereye neza mu rugo rwanjye, undi nawe ashaka rwose kuruzamo ngo kukabi nakeza. Ubwo se aramutse aruhingutsemo nakisobanura ngo iki koko kuri Iriza? Lucas ati ubwo se nibyo kwisobanura birimo? Sano ati Iriza nagakunda Juri, nta nubwo bashaka yuko ngira ahantu murira nawe, kandi nanjye namwemereye ko ntaho ngomba guhura rwose nawe, rero bambabarire nibanzamurira isukari. Haragira uza kunesha umutwe mu rugo rwanjye arambona. Lucas aramubaza ati hanyuma se nibajya ubu ngubu udahari? Sano ati hagira ubitinyuka nyine rebe ngo arahita nyine ahura n'ibibazo bya hatari. Na papa Juri ndabimubwiye ni urwo rukobwa rwawe ruribeshya rukagira iwanjye mu rugo ndarucamo kabiri. Umugore wanjye ari mu rugo ameze neza, bareke kumutera stress rwose. Ngewe sinyeneye umuntu uza kumvangira pe. Niba ramuka babirenzo turahita tubonana. Nindamuka bishyizemo itegeko ntago baraza kunyira. Ubu ngubu baracyafite agahenge kubera ko ndimo ndakoresha amagambo asanzwe atarimo amategeko. Hagati aho ariko nawe nizere ko utagiye kundebera umugore.
Lucas ati kubera iki se kandi? Sano ati ngo kubera iki? Kandi nyine ari umugore wanjye. Iriza ni umugore wanjye, ntabwo wemerewe nyine kujya kumureba uko wishakiye. Nawe kandi arabizi ntazongera kujyana nawe. Lucas ati humura namuretse, sinzongera kuza kumureba no kumwiheshwa ubukaya budakenewe. Nuko erega nabonaga umubabaza, ariko nyine ubwo usigaye umufata neza unamufuhira, bivuze ko nyine wamenya agaciro ke. Sano ati umugore wanjye Iriza buriya rero niwe muntu wenyine nabona mbabaye nkahita nishima. Niwe muntu wabashije gutuma ndeka kuba seriye cyane no kubaho ndakaye. Iyo turi kumwe ugira ngo nabana b'imyaka 17 ahora afite ibyo kumbwira, anyitotombera, ambwira ukuntu nyine atishimira kubana nanjye, ngo si uzabona duhanye divorce. Nanjye ubwo nyine nkamusubiza uko nguko, ariko ntago niteguye kubona nyine uwo munsi wa divorce ugera pe. Umwanzuro nari nafashe ngo sinzashaka umugore, kuwukurikiza rwose biragoye Luka. Numvaga nazigera nyine nshaka umugore, ni nayo mpamvu gufasha Iriza bitangoye. Nahise mbana nawe kuko numvaga nyine nta kintu bimbwiye, ariko ubu ngubu ikibazo nyine nsigaranye ni ukuntu ntagishaka kuzatandukana nawe. Lucas ati niba utabishaka se muzaba mutandukanira iki? Sano ati simbishaka pe, ariko we nyine arabishaka. Nta n'umunsi wakira atavuze ikintu nyine cya divorce. Lucas ati nyine bimukuremo. Sano ati gute se? Iriza buriya ntabwo anyumva nk'umuntu babana ubuzima bwe bwose. Ibaze ko yavuze ngo we n'akana, ngo njye ndi mukuru cyane kuri we. Lucas ati ibyo ngibyo nyine abivuga kubera yuko mama muri kumwe, kandi nawe numubwira ayo magambo uri kumbwira. Nese wari wamwicaza ngo nyine umubwire yuko udashaka guhana divorce nawe, ahubwo wifuza yuko muzagumana? Sano ati nese nabihera hehe, ntago namukira. Yahita ambwira nabi nyine nkicuza impamvu mbivuze. Iriza ni wa muntu nyine ujya kuvuga akaba yamaze kubona ibisubizo nka magana angahe byo kugusubiza. Lucas ati nyine hari igihe ubwira umuntu ikintu akabura ikintu avuga. Sano wowe uzagenda umwicaze maze ubimubwire. Ese ubundi uramukunda? Ariko nanjye ndibaraguzwa ngo uramukunda. Wakifuza kumana n'ubuzima bwawe bwose subwo n'umuntu udakunda? Kiretse niba nyine wifuza yuko ubuzima bwose muzabumarana nyine mumeze kuriya. Sano ati simbizi Luka, sinzi nyine ukuntu ubwo buzima twabubanamo tumeze kuriya, gusa icyo nzi cyo nuko nifuza kumarana nyine ubuzima bwanjye bwose n'umugore wanjye Iriza. Lucas ati ntugire ikibazo, n'uwawe kandi nyine ubuzima bwawe bwose muzabumara muri kumwe. Sano ati nukuri Imana ibyumve pe. Erega uriya mukobwa Iriza niwe wenyine uzatuma nibagirwa ubugome bw'abagore, kuko ndabizi neza yuko nyine ari umwe mu bakobwa beza babaziranenge nigeze rwose kumenya mu buzima bwanjye. Luka, hari ikintu ari kumise nekereza kano kanya. Nakubeshye nkumbuye Iriza pe. Noneho mu gitondo ngiye kugenda yanambwiye ko hari ikintu ari buze kumbwira, niyo mpamvu ngiye kwitahira kare. Rero ndagira ngo nyine umbwire ukuntu byumva, ndamutse ngiye nyine nkagura nk'indabyo nziza zihumura, hanyuma nkaza kuzimushyira. Lucas ati si wumva, ubundi rega nicyo waburaga, tugende rwose ndanaguherekeza. Iby'akazi ubwo Sano yahise abishingukamo maze ajyana na Lucas kugurira Iriza indabo, ndetse unabona yuko rwose Sano abyishimiye. Namenye ko ntako bisa kugira inshuti magara, ntiwakwiyumvisha ko mba niyumva iyo turi kumwe. Hari n'abaza bagamije kungusha. Hagati ubwo tugarutse kuri mama Sano na Yanise, bari bageze mu rugo kwa Sano bicaye muri salo na Iriza. Ubwo Mika kandi nawe bari aho ngo barimo kuganira. Mama Sano ati nukuri muba mu nzu nziza cyane rwose pe, nubwo atari yanyu ariko Imana izabaha iyanyu rwose vuba. Mika ati cyane rwose Sano azubakiye, kuko ntago hagira umugore mwiza nk'uyu nguyu ngo ubure kumwubakira inzu. Mama Sano ati akwiye rwose n'ibirenze inzu. Ese iri ubundi we na Sano mwahuye gute? Mbwira inkuru yanyu. Iriza ati ko ari inkuru ndendera, nzayikubwira ikindi gihe mama. Yanise ati sema waharise tugataha, nk'ubu ngubu Sano nagusanga hano ko kurumva biraza kugenda gute? Mama Sano atari ku wundi
ubu uyu mukobwa ari kumbaza ikira, niba ushaka gutaha watashye, ngiye hari ubwo ngo utwaze amaguru yawe, waretse nkamaza nkiganirira n'umukazana wanjye. Yanise ati mushobora kuba mutazi ibyo muri gukina nabyo, ko nshinye se ko yamenyereye urwango rwa Sano, ubwo uyu mugore we koko kuki uri kumushyira mu bibazo. Iriza ati Yani ntugire ikibazo rwose ku bijyanye na Sano, yega ari burakare ariko araza gucururuka kubera yuko nta kidasanzwe rwose cyabaye. Mika aterega niyo yarakara ntago yarakarira umugore we. Iriza ati cyane rwose araza kundakarira by'akanya gato ariko birahita birangira. Yanise ati menya ariko Sano ahari nzi atari we muzi. Mama wowe uretse kwigiza nkana ko kuyobewe ibyabaye ubwo wajyaga hamwe yabanaga na papa. Mama Sano ati se ubundi ibintu byabaye umwaka ushize ubigaruye ngo bigende gute? Iriza ati Sano nyine abasanze hano yarakara birumvikana, ariko agomba gutuza akumva yuko uyu ngo yari mama we, tugomba no kumenyana nyine nk'umukazana na nyirabukwe, kandi agomba no kumenya ukuri kose akongera agakunda mama we. Yanise ati ukuye kuri se. Mama Sano bwahita avuga ati ibyo ngibyo bireke Yani, nta kuri rata ntako. Yanise ati gute se kandi abivuze? Iri hari ikintu uzi? Mama Sano ati oya nta kintu azi, ariko ubundi ugura bazubaza iki, watanze agahenge. Yanise ati rata Iri, niba ukunda umugabo wawe Sano ukaba udashaka kumurakaza cyangwa se udashaka gusenya urugo rwawe, bwira mama ze dutahe, kuko rwose Sano nadusanga aha ngaha no gukubitwa turakubitwa, kandi nawe rwose nagara kureka ngo nukuri umugore we araza kugukubita. Iriza ati Sano se arankubita? Yanise ati cyane rwose pe, twese aradukubitana, cyane cyane we na Mika no mwaduhaye karibu mu rugo rwe. Nyagasani ubwo bakiri ako kanya hanze y'igipangu imodoka ihita iparika. Yanise ubwo buramwica maze ati ubwo ngubwo si uwo nguwo. Iriza ati ndumva imodoka ivuga nk'iye, ariko ntago rwose yataye izi saha. Yanise ati nyamara bino bintu rwose biraza kuba bibi pe, ma waje tugataha. Mama Sano ati Yani ndakwiyamye, rekana nitemberere mu nzu ahubwo y'abana banjye. Mama Sano ubwo arahaguruka maze ako kanya Sano aturuka hanze avuga afite n'indabo mu ntoki ati Iriza mugore wanjye mwiza dukunda niyo tubishatse uri hehe, ngwino ngo akantu nkuzaniye. Yanise ati nahereye kare mbabwira, none muri ibintu bigiye kubera aha ngaha. Iriza ati nimutuze nta kidasanzwe rega. Bose ubwo barahaguruka. Sano akomeza kuvuga ati Iri ngutegerereje hano hanze, namenye ko uyu munsi waciye amazi Lukasi, rero nkuzaniye igihembo. Wihangane ntashye hakiri kare kubera ko n'ubundi numvaga afite amatsiko nyine yo kumva ikintu ushaka kumbwira. Reka nze nkwirebere mu nzu wabona no kungeraho byakunaniye. Sano ubwo arinjira agikubita amaso mama we, isura ihita ihinduka maze ati gute watinyuka kuza mu rugo rwanjye mama? Ninde waguhaye kare bakagukingurira ukinjira nta soni? Iriza ati ni njyewe. Sano ati ngwiki? Nyagasani ubwo Sano ajugunya za ndabyo hasi maze ati wowe se urinde wo kwinjiza uyu muntu mu nzu yanjye? Ninde waguhaye ubwo burenganzira? Iriza ati ariko nawe mbisabira uburenganzira kubera ko ndi umugore muri uru rugo. Sano ati umugore muri uru rugo? Iri wemerewe gukora ikintu cyose ushaka cyose, ariko aha ngaha rwose warengereye pe. Urabizi neza yuko uyu mugore ntabanyeneye no kumubona mu maso yanjye, ariko watinyutse koko umwinjiza mu rugo rwanjye, uranamureka kuko aricara nta n'isoni. Sohoka se nyine ukize vuba, nta magambo menshi kandi nshaka kumva, nkeneye kubona urimo gusohoka. Nyagasani ubwo Sano yahise afata mama we maze aramusohora. Arakomeza ati nawe Yanise mushiki wanjye ntiwagombaga kuzana uriya mugore muri uru rugo. Ubwo nawe ahita amusohora maze Iriza ati ariko ubundi uzitwara gutya kugeza ryari Sano? Uwo nguwo usohoye ntabwo ari mama wawe? Sano ati njye nta mama ngira, njye ngira papa gusa, nta mama ngira nta nubwo rwose nigeze mugira. Kuki ushaka kurengera ubundi uzana uriya mugore mu nzu yanjye? Iriza ati amagambo yose wavuga unamwita umugore ntago byakuraho ko ari mama wakubyaye, wagutwise amezi 9 akakwibaruka nagute mu musarani Sano. Sano ati ambyara se wari uhari? Niba ari mama kuki atabana na papa se?
ariko ubundi ninde wakubwiye ko ubuzima bwanjye babwinjiramo uko bashaka? Wowe urumva urinde ubundi wakuraho amategeko nashyizeho udahari? Utekereza se ko ari ikintu kinyoroheye gufata umuntu wambyaye nkamugira nkaho nta kintu ari cyo, ariko kubera yuko nyine yahemutse nta kindi kintu namukorera? Utekereza ko naje kugukura iwe se ntabitekerejeho? Ariko we nta kindi kintu ushaka uretse kugumya unesha umutwe kugeza ubwo umuzanye no mu nzu yanjye. Nyagasani, Sano bwahita kubita umugera ameza n'umujinya mwinshi, maze abantu bose barikanga ati niko Iriza ugatinyuka kuko ukazana uriya mugore ahangaha mu nzu ntabizi, kandi ubizi neza yuko nta hantu ugomba ngiye guhurira nawe? Ni ukubera iki koko? Ubwo Sano avuga cyane arimo gusakuza yarakaye ati kubera iki wabikoze? Ntacyo ufite kandi cyo kuvuga kubera yuko n'ubundi wabikoze ubizi unabishaka kugira ngo mbabaze. Nta kindi kintu njya nitega n'ubundi ku bagore, soka sinshaka nawe kukubona. Nyagasani, ubwo Sano ahita asohora Iriza na Mika bose ajugunya hanze ahita anafunga. Ubwo n'umujinya mwinshi yari afite ahita afata za ndabo yari amaze kugurira Iriza arazicagagura maze arajugunya, ari nako kandi icyo anyuzeho cyose akubitagura hasi ahondagura imigeri. Maze ubwo kanya Sano arangije ahita namenye ko nakubisa kugira inshuti magara, wakwiyumvisha ukumva niyumva iyo turi kumwe. Nyagasani, ariko ubu nugize amatsiko yo kumenya uyu mujinya wose Sano afite ahantu awukura. Ni ikihe kintu umuntu ashobora kuba yagukorera ugakora ibintu nk'ibi ngibi Sano ari gukora koko mu by'ukuri? Ubundi uratekereza ari ibiki mama wa Sano yakoze bituma umuhungu we yitwara gutya? Reka twese duhure muri comment maze duhane ibitekerezo mbwira ukuntu muri kubyumva. Ikindi kandi nyaboneka ntukagenda utamaye ibitekerezo muri comment. Reka tubonane muri episode zikurikira tumenye ibiza gukurikiraho. My name is Alpha Sam and make sure to subscribe. I love you all guys. Thank you. Wakwiyumvisha ukumva niyumva iyo turi kumwe. Ibaze inshuti igihe hose bayumva mwajyana. Ibaze inshuti kikoze cyose ikubwira nta kigukinze. Unyeretse ubushuti budafite uburyarya. Wankunze nkaho nayandi mahitamo ufite. Ubu noneho maze kumenya ko ntako biza kugira inshuti magara. Ntiwakwiyumvisha